Ndagusuhuje. Aha ni kuri Oderade TV Show nk'ibisanzwe wahageze. Kuri Oderade TV Show aha mbagezaho ibiganiro bitandukanye bifasha guhindura ubuzima bw'umuntu. Ibiganiro by'abastar, ibiganiro bya gikristo, ibiganiro bitandukanye bya inspiring umuntu. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe impamvu 10 zituma abantu bavuga amagambo make abantu babatinya. Muhawe ikaze. Ku mwanya wa mbere, abantu bavuga amagambo make baratinywa kubera ko bagira ubuhanga. Umuntu ugaragara nk'ufite ubumenyi bwinshi mu magambo make, abandi bahita bamufata nk'ufite imbaraga. Ku mwanya wa kabiri ni ukugira ubushishozi. Kuvuga gake buri jambo ridafite ireme bituma abantu batinya gukora amakosa imbere yawe. Kuba ijambo uvuga rifite ireme ariko nubwo warivuga gakeya bituma abantu batinya kugukorera amakosa. Ku mwanya wa gatatu, kugira ubwirinzi. Kutavuga byinshi bituma abandi bantu batinya kukubabaza cyangwa kuba bakuvugisha amagambo menshi. Ku mwanya wa kane ni ukugira ububasha. Abantu bafite umwanya cyangwa imbaraga mu buyobozi bavuga amagambo make ariko bakumvwa n'amategeko kubera ko baba bafite ubushishozi ndetse n'ububasha. Reka dusimbukire ku mwanya wa gatanu. Abantu bakunda kugira amagambo make bagira icyizere. Icyizere cy'ejo hazaza cyihishe mu muntu uvuga make gitandukanye n'umuntu uvuga ibintu bye byose aho biva bikagera. Umuntu agaragaza ko yizeye iyo avuga ntiyari bike bigatuma abandi batinya kumuhinyura. Umwanya wa gatandatu turasangaho kugira ubunyangamugayo. Kuvuga bike ariko by'ukuri bituma abantu batinya kukubeshya. Ku mwanya wa karindwi turasangaho kugira imico iboneye ndetse n'imico ikomeye. Abantu bafite imyitwarire ikomeye bavuga bike ariko bikumvikana ko batihangana nk'ubusanzwe. Aba bantu kandi bakunda kwihangana ariko kwihangana kwabo bituma abantu babatinya. Ku mwanya wa 8 ni kugira ubuzima bw'ibanga. Kutavuga byinshi mu buzima bwawe bwa buri munsi bituma abantu batinya kukuvogera. Ubushakashatsi bugaragaza ko abantu bavuga byinshi abantu babavogera ku buryo bukomeye, bigatuma abantu bavuga make bagira ubuzima bw'ibanga kandi kuvogerwa mu bikorwa byabo bya buri munsi ntibikunda. Ku mwanya wa 9 ni ukugira imvugo ikomeye. Nubwo amagambo yaba make ariko uburyo avuzwemo bituma abantu bumva ko ari amabwiriza bakayakurikiza, bakagira imirongo ntarengwa, imirongo batagomba kurenga kuri wowe. Umwanya wa 10 ni ukugira icyerekezo gihamye. Ubushakashatsi bugaragaza ko umuntu uvuga bike ariko amagambo ye yerekana intego n'icyerekezo abandi batinya kumuhinyura. Uyu munsi rero twareberaga hamwe impamvu zituma abantu bavuga amagambo make batinywa. Nk'uko bisanzwe reka duhere ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 twabonye ko bagira icyerekezo gihamye. Ku mwanya wa 9 bagira imvugo ikomeye. Ku mwanya wa 8 bagira ubuzima bw'ibanga. Ku mwanya wa 7 bagira imico ikomeye. Ku mwanya wa 6 bagira ubunyangamugayo. Ku mwanya wa 5 bagira icyizere. Ku mwanya wa 4 bagira ububasha. Ku mwanya wa 3 bagira ubwirinzi. Ibyo bakora byose mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ku mwanya wa 2 bagira ubushishozi. Naho ku mwanya wa mbere bagira ubuhanga.
ibi byose ni zimwe mu mpamvu zituma abantu bavuga amagambo make batinywa, kuko abantu batinya ko bashobora gufata ibyemezo bihamye. Ibi bisobanura ko niyo wavuga amagambo make ariko ayo magambo agomba kuba afitemo ingingo zihamye abantu batagomba kurenga. Vuga uti ngomba kuba uvuga amagambo make utuje, ariko si ngomba kuba uworoheje, si ngomba kuba buri wese yegeraho uburemero. Ngomba gutuza ariko ngafata ibyemezo bihamye. Izi ni zimwe mu mpamvu zituma abantu niyo batazagukunda ahubwo bazagutinya. Turi mu isi aho irwanira icyubahiro aho kurwanira ukuri. Turi mu isi aho umuntu asuzugurwa kandi yakoze icyo agomba gukora. Uyu munsi rero menya impamvu zizatuma abantu bagutinya nta ruhare rundi babigizemo, ari uko bo bumva ko batagomba kurenga umurongo washyizeho, kandi ayo mahame ukayubahiriza. Ugerageje kurenga wa murongo ntasubire mu buzima bwawe, cyangwa se ugerageje kurenga wa murongo ntagufatireho ibyemezo mu buzima bwawe bwa buri munsi. Aha ni kuri Odera TV Show. Ikiganiro cyacu na tugisoreje. Ibiganiro byacu nakagaruka. Please ntibagirwe gukora subscribe, share, like, comment. Tuzahurire mu biganiro bitaha. Nawe utaha. Imana ibarinda.